kurongora si ibyo gukina, si amarangamutima gusa, si n'uko mukundana uyu munsi gusa. Ni icyemezo gishobora kubaka ubuzima bwawe cyangwa se kikanabusenya burundu. Abantu benshi bibeshya, hari abahitamo n'umutima gusa bakibagirwa ukuri. Uyu munsi ugiye kumenya ibimenyetso 7 ugomba kureba neza mbere yo kurongora cyangwa se mbere yo gufata icyemezo kitazahinduka. Wowe icyo usabwa ni ukurikira ino video kugeza ku mpera zayo, kubera ko icyanyuma kirakomeye cyane kandi kirimo n'inyigisho zikomeye cyane. Ikintu cya mbere, imico ye nyayo. Si ibyo kwereka gusa, reba uko afata abandi, uko yitwara mu barakari ndetse n'uko yitwara mu bibazo. Muri Bibiliya haravuga ati muzamenyera mu mbuto zabo. Matayo 7:16. Naho kabiri, uko afata urukundo. Ese kuri we urukundo ni iki? Niba ari inyungu, ari amarangamutima gusa, hari ikibazo. Muri Bibiliya haravuga ati urukundo rurihangana, rugira neza. Abakorino 13:4. Naho gatatu, icyubahiro. Nta rukundo rutagira icyubahiro. Niba atakubaha, ntazegera kubaha nyuma. Muri Bibiliya haravuga ati mwubahane. Abaroma 12:10. Naho kane, uko akemura ibibazo. Ese ariruka, ararakara se cyangwa aratekereza? Uburyo akemura ibibazo uyu munsi ni nabwo muzabanamo ejo hazaza. Muri Bibiliya haravuga ati umunyabwenge aritonda. Imigani 14:29. Naho gatanu, intego ze mu buzima. Ese mufite direction imwe? Niba wowe ushaka gukura we nabyiteho, iteka muzagongana. Muri Bibiliya haravuga ati babiri bagendana bate batasezeranye. Amosi 3:3. Naho gatandatu, uko gufata uyu munsi. Nutekereza uti azahinduka nyuma, uko ari uyu munsi n'ejo niko azaba ari. Muri Bibiliya haravuga ati ntihakagire ubashuka. Abefeso 5:6. Naho karindwi, isano afitanye n'Imana. Iki ni cyo kintu gikomeye cyane. Niba adafite foundation y'Imana, ibintu byinshi bizagorana. Muri Bibiliya haravuga ati ni Uwiteka atubatse inzu, abayubatse baruhira ubusa. Zaburi 127:1. Ikibazo gikomeye. Abantu benshi babona red flags ariko bakabyirengagiza kubera urukundo, ubwoba bwo kuba bonyine cyangwa igihe bamaze. Ariko guhitamo nabi bigira ingaruka z'igihe kirekire cyane. Igitekerezo gikuru. Ntugahitemo uwo kurongora n'umutima gusa. Shyiramo ubwenge, ukuri ndetse ushyiremo n'inama. Kuko urushako si igikinisho. Niba ugiye gufata icyemezo nk'iki, fata umwanya uhagije wibaza ikibazo gikomeye cyane. Guhitamo neza bishobora guhindura ubuzima bwawe bwose. Cyangwa guhitamo nabi bishobora kukwangiza ubuzima bwawe bwose bw'ahazaza. Twandikire muri comment uko ubitekereza. Ukande subscribe niba ushaka content izagufasha. Urukundo ni rwiza, ariko urukundo rufite ubwenge nirwo ruzakomeza. Murakoze kuba mwakurikiranye iki kiganiro cyangwa se iyi nkuru. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.